Ndabashuje bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, mwebwe mwese abo dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo muri hirya no hino mu migabane itandukanye, aho iyi nyigisho izagera hose, aho muzakurikira ijambo ry'Imana muri hose, igihe muzaryumvira icyo ari cyo cyose, mbifurije umugisha w'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Iribanje Jean Claude, ndi mu gihugu cy'u Rwanda, nkaba ndi umunyarwanda, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR. Paruwasi yanjye ni iya Rundi, umudugudu wa Ruyenzi, hanyuma ururembo ni urwa Nyabisindu. Nkaba ndi umudiyakoni mu itorero, nkaba umubwirizabutumwa bwiza w'umuhamagaro. Imana iduhana umugisha mu ijambo tugiye gusanga muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 13. Yeremiya ibice 33 umurongo wa 13 haravuze ngo mu midugudu yo mu misozi miremire no mu midugudu yo mu bibaya no mu midugudu y'ikusi no mu gihugu cya Benyamini n'aherekeye i Yerusalemu no mu midugudu y'Ubuyuda, intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo, azibara ni ko Uwiteka avuga. Reka twongere dusubiremo uyu murongo, ni umurongo umwe uravuze ngo mu midugudu yo mu misozi miremire no mu midugudu yo mu bibaya no mu midugudu y'ikusi no mu gihugu cya Benyamini n'aherekeye i Yerusalemu no mu midugudu y'Ubuyuda, intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo, azibara ni ko Uwiteka avuga. Aya magambo dusomye n'andi yose turi buze gusoma ari buze kugenda twereka uburyo intama zigiye guca munsi y'ukuboko kwa nyirazo, kandi turaza kumenya intama izo arizo, turaza kumenya nyiri intama ninde. Imana ishimwe kubw'uyu munsi, Imana ishimwe kubw'iri jambo. Bibiliya itubwiye yuko intama zigiye guca munsi y'ukuboko kwa nyirazo, cyangwa se mu yandi magambo hagiye kubaho ibarura rusange ryo kugira ngo habeho kumenyekana intama zishobora kuba zikineganega zikiri nzima. Imana nishimwe cyane. Ndagira ngo aya magambo mbere y'uko tuyinjiramwo tubanze turebe nyiri intama ninde. Nyiri intama ninde? Hari imvugo zari zimaze iminsi zaradutse, aho wajyaga kumva umuntu arakubwiye ati, wamubaza atese uvuye hehe, ati nari nagiye kureba intama yanjye hano hirya. Wamubaza utese wari uri he ko naguhamagaye nkakubura, ati hari intama twari turi kumwe yanjye. Noneho abantu intama bari barazigabagabanye, ariko ndagira ngo tumenye nyiri intama uwo ari we. Imana idufashe kandi itugire neza. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 10, turasoma umurongo waho wa 11. Haravuze ngo ni jye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Nuko kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Ni jye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye. Haleluya!
ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Imana itugire neza. Dukomeze hepfo, aravuze ngo igituma data nkunda ni uko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Ntawe ubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora no kubutanga kandi nshobora no kubusubirana, kuko icyo ari ryo tegeko nategetswe na data. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Haleluya. Hari andi magambo yavuze muri iki gice nshaka ko dusubiramo, nubwo ari yabanza mu buryo bwo gusoma, ariko nashatse ko tuyaherutsa. Ari ku murongo waho wa 2, cyangwa se twahera no kuwa mbere. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo ari umujura n'umunyazi. Ari kunyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo, akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose, azijya imbere, intama zikamukurikira, kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamuhunga, kuko zitazi amajwi y'abandi. Haleluya. Intama za Yesu niwe mwungeri w'intama. Asobanuye ko impamvu ari we mwungeri ndetse mwiza, asobanuye ko we yemera no gupfira intama ze. Aravuze kandi ngo ntabwo intama ze zijya zipfa kumva andi majwi y'abandi, ahubwo ziramuzi. Iyo Yesu avuze, intama ze zirumva. Intama ze zirumva iyo avuze. Imana ishimwe. Intama za Yesu iyo avuze zirumva, zikamenya ijwi rye, kandi iyo agiye imbere ziramukurikira. Imana itugire neza cyane. Yavuze ngo abandi ni abungeri b'ibihembo. Abungeri b'ibihembo abo nabo ntabwo Yesu yavuze yuko batemewe, ariko yavuze ko hari igihe ibibazo biza, ugasanga intama barazitaye, ugasanga intama baraziretse, intama zikarorongotana, intama zikajya hirya no hino. Imana idufashe kandi tugire neza. Aravuze rero ngo we yemera no gutanga ubugingo bwe kugira ngo intama ze zibeho. Nguwo umwungeri mwiza, nguwo umwungeri muzima. Nyiri intama nuwo. Ndagira ngo mbabwire ko nyiri intama ari uwo. Haleluya. Uwo niwe ugiye kuzibarura, uwo niwe ugiye kuzimenya, uwo niwe ugiye kuzikurikirana. Imana ishimwe. Lazola mini mandasiya. Impamvu agiye kuzikurikirana, impamvu agiye kuzitaho, impamvu agiye kuzibaririza, nuko yatanze ubugingo bwe kugira ngo zibeho. Intama kugira ngo zibeho, habayeho gutanga ikiguzi cyangwa igitambo gikwiriye kugira ngo intama zibeho. Niyo mpamvu rero ntabwo hari n'imwe ishobora kuzimira ngo abyemere, ntabwo hari n'imwe ishobora kuburabura ngo abyemere. Imana itugirire neza. Imana idufashe muri iri jambo. Haleluya. Intama zigiye kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo, azibarira, azikurikirana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mu bihugu byose, mu midugudu yose, niko twasomye, ntaho azasiga. Amajyepfo azazibara, amajyaruguru azibare, uburasirazuba azibare, uburengerazuba azibare. Haleluya. Mu mujyi wa Kigali azibare, muri Afurika zikurikirane. Haleluya. Muri Aziya zikurikirane, mu Buraya zikurikirane, muri Amerika zikurikirane. Ahantu hose, mu bihugu byose, mu midugudu miremire, mu midugudu migufi, mu bibaya, ahantu hose. Haleluya. Umwungeri nyir'umukumbi. Iri ni itangazo mbahaye, ndihawe n'Imana.
ndihawe n'Imana ngo mumenye ko umwungeri nyir'intama aje kuzibara, aje kuzikurikirana, aje kuzireba. Haleluya! Aje kuzireba, aje kuzikurikirana. Dusome muri Ezekiyeli ibice byaho 34, dusome umurongo wa 11, twumve icyo Imana itubwira. Haleluya! Haravuze ngo umwami Uwiteka aravuga ati, dore jye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishake, uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore, nzikura ahantu hose zatataniye mu misozi ku munsi w'ikibunda n'umwijima, kandi nzazizana nzikuye mu mahanga, nziteranyirize hamwe nzikuye mu bihugu, nzazizana nzigeze mu gihugu cyazo bwite, nziragire ku misozi ya Isiraheli iruhande rw'imigezi n'ahatuwe hose ho mu gihugu. Amina. Haleluya! Ndagira ngo mwene data, nshuti z'umwami Yesu, haleluya, wumve misiyo ya Yesu, mwumve misiyo Imana ifite, mwumve misiyo uko imeze. Yesalamita mbalasika o shalire grovereance il ne tando le sikiri bonegreya il tole chandro merekuta il zirivere gresia yele son detail. Haleluya! Uwiteka aravuze ngo nje gukurikirana, nze gushakisha intama zanjye zatatanye. Ahangaha Imana yavugaga Isiraheli, ubwoko bwayo bwari bwaratataniye mu mahanga, ariko uyu munsi icyo bitubwiye, biravuze ngo Yesu, biravuze ngo Imana ntishobora kureka, haleluya, umuntu yamenye kera, umuntu yatoranije, umuntu yatsindishirije, ntishobora kumureka ku munsi w'ikibunda. Ibyamubayeho mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'amage, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'amarushwa, ibyagiye biba, ibyamutatanije, ibyamuzengereje, ntabwo ijuru ryananirwa kubikurikirana. Lize mandakire, nimwumva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo agiye kuzikurikirana, azazishaka nk'uko umwungeri ashaka intama ze, azazikurikirana nk'uko umwungeri ashaka intama ze zazimiye ku munsi mubi. Ndagira ngo mbabwire ibintu bigera muri 4 azakorera intama ze, agiye gukorera intama ze. Twabwiye ngo zigiye gushakishwa, zigiye gukurikiranwa. Ijambo rya mbere turasoma muri Ezekiyeli 34, umurongo wa 16, twumve icyo birivuze. Haravuze ngo izari zazimiye nzazishaka, n'izari zirukanywe nzazigarura, izavunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza, ariko izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura, zose nziragiza gukiranuka. Imana idufashe. Nimwumve ijambo rya mbere. Uwiteka afite misiyo yo gushaka intama zazimiye. Imana ishimwe. Ijambo rya kabiri, afite misiyo yo gushaka izirukanywe. Misiyo ya gatatu, afite misiyo yo gukurikirana izavunitse. Misiyo ya kane, afite misiyo yo kunga izacitse intege akazisindagiza. Misiyo ya gatanu ikaze niyo guhiga izibyibushye zose. Imana idufashe, n'izinyembaraga ngo akazirimbura. Imana idufashe, niko ijambo ry'Imana rivuze. Bene data, nshuti z'umusaraba, nshuti z'umwami Yesu, nimwumva uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo aje gukurikirana intama ze, izirukanywa zigarure, izavunitse azunge, izirwaye azisindagize, izifite intege nkeya. Haleluya! Nimwumve misiyo y'Imana, nimwumve misiyo y'Imana kuri uyu munsi wa none, nimwumve umugambi w'Imana. Intama zigiye guca munsi y'ukuboko kwa nyirazo, azibara
azikurikirana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umwungeri mwiza arihagurukiye, umwungeri mwiza arihagurukiye. Nimumureke atambagira igihugu, nimumureke atambagira isi, nimureke yishakira intama ze, iz'abungeri bamwe bajugunye, iz'abungeri bamwe bataye, iz'abungeri bamwe batesheje agaciro. Uwiteka aje kuzishakira. Haleluya, haleluya. Hari impamvu imutera kuzishaka, nuko yatanze umwana we hanyuma akamena amaraso ku bwazo. Ntabwo yazireka. Izicitse intege ntabwo aziretse, izavunitse ntabwo aziretse, izirwaye ntabwo aziretse. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane. Ngana ku musozo w'iri jambo, reka mbabwire akantu kamwe kameze nk'agatekerezo ariko karimwo ibanga rikomeye cyane. Tugane ku musozo. Igihugu kimwe, ngo hari igihugu kimwe kigeze cyabagamwe abaturage benshi, hanyuma ngo bakagira imbwa. Bagiraga imbwa rero, buri muturage wese akaba afite imbwa, ufite imbwa 5, ufite imbwa 10, ufite 20. Nuko nibwo bworozi bwari buhari, niyo matungo yari ahari. Hanyuma ngo izo mbwa zikajya zirara ziboroga ku misozi, ziboroga ku misozi, ziboroga. Noneho haza kuba inama, habaho amanama y'uburyo izo mbwa rwose ziteza akavuyo, ziteza induru, abantu ntibasinzire. Hanzurwa ko izo mbwa zigomba kwicwa. Niko imyanzuro yaturutse ibukuru yaje ivuga ngo izo mbwa zose zizicwe, nizimara kwicwa hanyuma bashake uko umuntu wese wiciwe imbwa bamuguranira bakamuha intama. Imana idufashe cyane. Nuko haza kuboneka umushoramari wari watsindiye isoko ryo kuzajya azana intama zisimbura imbwa. Buri muntu wese agahabwa ingurane y'imbwa yiciwe, agahabwa intama zisimbura imbwa yiciwe. Imana idufashe cyane. Ariko muri icyo gihe byarimo bishyirwa mu bikorwa, haza kuboneka abaturage bamwe bishyira hamwe babwira wa muntu bati, rero twebwe nubwo twiciwe imbwa ku bw'itegeko ryaturutse ibwami, twikundira imbwa, nta bintu by'intama, ahubwo si uzadushakire ukuntu wazajya uzizana ukatuzanira imbwa mu cyimbo cy'intama. Nuko wa mushoramari rero avumbura uburyo yafataga impu z'intama akazambika imbwa, akazizana akazizanana n'intama. Urabona imbwa mu ntama, byose bikinjira kuri duwani. Niba azanye nk'intama 100,000 agashyiramo nk'imbwa desa, bikambukana rero byose bisa. Imana idufashe kandi nitugire neza cyane. Aho zabaga mu bikumba rero, zirindiriye ko hazabaho kugira gute, hazabaho kujya bahamagara abantu bagenda babahereza intama zabo. Bajya bareba mu gitondo, bajya kumva nijoro, bakajya kumva imbwa ati bakumva imbwa ziramutse zirarara zirira. Ariko se imbwa ko twazishe, izo zirira zavuye he? Noneho mu gitondo wabyuka bajya mu mukumbi bagasanga zose ni intama. Ese izi mbwa zirara ziboroga ziri he? Noneho batangiye kujya babona intama zimwe zifite ibisebe. Noneho barabatari ko se ko tuzi ko nta ntama irya indi, ahantu intama ziri ko intama zitaryana. Izi ntama zariwe n'iki? Naho kumbi zarumwe n'imbwa zinjiye zambaye impu z'intama. Nuko umushoramari wari waratsindira iryo soko rero, niwe wari warabaye nyirabayazana w'ibyo. Baza kugenzura basanga hari ahantu zapfiriye. Umushoramari urumva yari yarashyekewe, yarabonye imari, yarabonye isoko. Imana idufashe. Nuko ako gatekerezo, mwihangane gato kari kanyuzeho, nuko ako gatekerezo rero ngo biza kurangira bafashe umwanzuro. Barabati rero uriya mushoramari birashoboka ko rero wakoze ibi bintu, mureke tuzahengere, ejo dore azazana intama, tuzajye ku mupaka turebe ukuntu twamenya ibyinjira uko biba bimeze. Nuko arongera araza wa mushoramari wari waratsindiye rya soko, azanye intama nk'igihumbi, yashyizemo imbwa nk'iryi5. Nuko ngo bagere ku mupaka, asanga noneho kwinjira igihiriri ntibigihari, ahubwo harinjira imwe. Nuko
baravuga ati rero uyu munsi ntabwo byongera kwinjira igihiriri, jya wohereza imwe tubanze tuyipime turebe niba ari intama uzanye. Nuko igipimo cyari ikihe rero? Igipimo wari umuhini, bari bafite inkoni, nuko akohereza intama imwe, bagakubita, bavutura inkoni, intama ntivuge. Murabizi intama zirakubitwa ariko ntizivuga. Hanyuma intama bakumva itavuze bakayireka ikinjira, atohereza indi, bagakubita bakumva ntivuze, nuko bakaba bati iyi ni intama. Noneho uko yohereza, umutima utangira kumurya, aravuga ati uko biri kose ndafashwe, Imana idufashe. Arohereza indi, noneho ngo bakubite, bumva noneho yari yohereje yambwa yambaye agahu k'intama, bakubise imbwa ati murumva ntabwo imbwa yakwihanganira kutamoka ikubiswe. Imana itugire neza cyane. Imbwa biramotse, hanyuma imotse bamenya neza, amenya neza yuko atari intama, bayishyira ku ruhande. Nuko uwo munsi intama ziba arizo zinjira mu rugo, imbwa zisigara hakurya, sijye wahera. Bahita batanga itegeko rero, batuhereye none intama zijye zinjira muri uru rugo, muri iki gihugu, muzicekinze muri ubu buryo, kandi nimugende na ziriya zinjiye nazo mwinjire mu gikumba, mukubite, mumenye intama izo arizo, mumenye n'imbwa izo arizo. Imana itugire neza cyane, Imana iturengere. Nuko binjiye muri cya gikumba, barongera barakubita, imbwa zikabwejagura, hanyuma zikamoka, hanyuma intama ntizivuge. Imbwa bazimaramwo, igihugu kiratekana, intama ziba arizo zitura muri icyo gihugu gusa. Ndagira ngo mbabwire ngo umwungeri mwiza agiye kuzana igipimo, ngo ni munsi y'ukuboko, munsi y'ukuboko kwa Kristo, munsi y'ukuboko k'umwungeri mukuru harimo ibipimo bikaze, ku buryo intama nicamwo hari ukuntu bizasona, n'imbwa nizicamwo hari ukuntu bizasona, n'ibirura nibicamwo, n'amabandi nacamwo, n'ibiki byose nibicamwo hari ukuntu bizasona. Umwungeri mwiza araza kubimenya, araza kubisobanukirwa. Ndakwifuriza kugira ngo ubwo ibarura rije uze kugaragara mu mwanya w'intama, we kugaragara mu mwanya w'ibirura. Imana igufashe, Imana ikugire neza cyane. Ngo mu midugudu yose intama zigiye guca munsi y'ukuboko kwa nyirazo, azibara imwe imwe. Imana iduhana umugisha. Dusenge. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ijambo duhaye, twereka ko uhagurutse gukurikirana intama zawe, kubera ko ari wowe watanze ubugingo bwawe kugira ngo izo ntama zawe zibeho. Twakiriye ubu buhanuzi kandi twizeye ko uzabikora mu midugudu yose. Intama zikongera kuba mu biraro byazo, intama zikongera kuba mu bikumba byazo, zitikanga ikibi, nta ngunzu, nta mbwa, nta masega wayamazemo. Ibyo byose ugiye kubikora, kandi urabikora mu midugudu yose. Nta mudugudu uzagenda utabikozemo, nta paruwasi utazabikoramo, nta rurembo utazabikoramo. Ugiye kubitunganya, ugiye kubisobanura mu gihugu cyose, mu bihugu byose. Ugiye kugenzura, ugiye gushyira ku murongo intama zawe zibeho amahoro, zitikanga ikibi, izavunitse uzunge, izirwaye uzivure, izacitse intege uzisindagize. Mwungeri mwiza, niwe washobora ibyo, niwe wakora ibyo. Haleluya, ni wowe wakora ibyo, niwe washobora ibyo, kuko ari we mwungeri mwiza. Turabyizeye kandi dushimiye ko uhagurutse kugira ngo uze ushyire ibintu ku murongo. Tubishimiye Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Shalom shalom, mugire ibihe byiza aho muri hose. Amahoro y'Imana twaranire ubugingo bwanyu. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen.